kandi ntucikugakosa. I will give another chance. Ni wowe umutima wanjye turiza w'amanywa nijoro, my baby. Nawe najyanye nawe mukunzi undi nkawe yava. Hey, you deserve to be my wife. I will make you smile, yeah. Smile every day, make you smile, yeah. Wowe njya nshaka ko tubana, ahuri baby niho nzajya mbarizwa. I miss your body, I miss your body, I love you, I love, I miss your body, I miss your body, I love you, I love you. Injira. Miro. Ndashaka akazi. Ndabibonye ku rubuga kuri Facebook ndabisoma. Komeza cyane mu bavugaga. Ajya ngo washaka iki? Ndakaje ko akano. Umukanisha ndabizi muri yamukanika imodoka ndabizi. Washakaga Nakazi. Iyo washakaga akazi. Ntabwo numvishe nsubire wansubira mu byo wavuze mbere naho wamenye itangazo byose. Nabonye page yanyu ya Kibono TV bitabira. Mbona muri gushaka abakozi. Nanjye rero niko naje kuhaka ibintu rero ko nanjye ntabwo ntabwo amahirwe nkava mu bushomeri. Uzagaruka uze kubitubwira ntabwo. Koboye sinzi cyose. Wona ntabwo nzagaruka mutanga nabi serivisi. Urava winjira. Injira. Uretse mu bantu ntabwo bagasanitayiza. Washyikira umwanya wicare. Ikintu. Urahari. Amakuru. Nyine nari nje kubasaba serivisi numvise ngo mutanga inguzanyo muri Kibono TV. Nanjye nyine nashakaga amafaranga. Akoze. Witwa nde amazina yawe? Iribagiza Solange. Iribagiza Solange. Imura ni naha ngaha? Yego. Okay. Iribagiza Solange rero ni byiza ko waje muri kampani yacu. Sibyo? Ni kampani ikini by'amafilm. Reka wabonye dutanga amatangazo kuri YouTube channel yitwa Kibono TV. Ku ma social media atandukanye kuri za WhatsApp, Instagram, za Facebook, mu mapaji yacu ya Facebook bita Kibono TV. Izo twabitangiye bakoze. Amazina ni Iribagiza Solange. Muri hangana tugiye kwandika izina ryanyu ntabwo ari kuri serivisi.
nta kibazo k'umwari nawe sinamenya serivisi reka muba muri beza rwose nanjye icy'ingenzi ni uko ndi bubone amafaranga nta iribagiza iribagiza Solange mu kuvuga rero itariki 27 z'ukwezi kwa kane 2021 amafaranga rero usanzwe amafaranga yashize gusa ko ntabwo waza kwaka serivisi amafaranga yari make yarasigaye reka mugura ngenda nta na make mu mpaye oya rwose ntabwo wabura amafaranga ahubwo ndakuguza kuyanga uzaranyishyura ubu mfashe n'ukuri ndakeneye ukeneye ibihumbi bingahe ari nkeneye ibihumbi 500 nta kibazo ngiye kubiguhereza ntabwo nyine nanyongeye oya nanjye rwose kizubazuba nkawe se giteye nk'igiti giteye mu gishanga kuko si amagambo yose ari buri mwiza ndaguhereza wagujijwe 500 noneho ku buryo ki uzaduha mu byumweru bingahe nzayabaha mu kwezi ntuzaduhe umukiriya ntabwo nabahemukira kandi namwe mwikoma iganya guhe yuzuye uraza kugaruka mu masaha 8 wambaye se 200 nkaza kugaruka saa 8 oya ntabwo naguha amafaranga tuzuye kubera ko yose tuyasinyira rimwe sibyo ndaza kuyaguhera saa 8 ariko ntukabwire ikibazo kuza kudusaba serivisi utwishyuye neza nta kibazo ndagaruka umwana mwiza nk'abana rwose ntabwo yabura amafaranga hano muri Kibogobogo sibyo yego mama waze kuri mwiza ntabwo mbizi ibyo ngibyo mba usa neza ufite ibyishimo byiza nyine murakoze ndaza kugaruka ufite umugabo ubwo si byo ni ngombwa cyane ntabwo byabura ko ari ngombwa rero bana beza nkamwe rwose mba mukenewe rwose muri ibi biro byacu ndaza kugaruka nta kibazo mumfashe ariko tukaba tuniganira nta kibazo nyine nanjye bituma nagiyemo mu gihangane ngo biri dukuze hano muraza kugaruka si ubwo bamanga bahabuze amafaranga ntayarimo harimo utubundi tubiri reka twumve urasa neza ariko ubutaha wazagaruka se nyine ndagaruka saa 8 mumuriza amafaranga kandi murakoze ariko waba uretse ariko sibyo muyamureke ngende oya rwako nawe uri kwihuta rwose abantu bakaza gusaba serivisi ari abandi ubundi nka kato ariko kadogo nta musore nshaka ko dore cyane amabuno we bozo ndayatanze rwose rwose nari nibagiwe karame umutima mwiza wamaye se nimero yawe nkaza kuguhamagara nimero yanjye ntacyo ntabwo harega nimero yanjye 078 33 nta kibazo sawa ariko ujya unagaruka se buri munsi sibyo se cyangwa murakoze sawa rwose